uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo ntago turi buze gukora ya video ndende, tugiye gukora very short form video. Uyu munsi nzanye aga challenge ndibaza ko kare buze kubanezeza. Please niba wumva ugakunze uze kuza gusharinga na mugenzi wawe, uze kuza gusharinga n'abantu benshi. Ndashaka ko tugakora turi benshi, hanyuma let's get into it. Hello again, my people. Welcome back to my Preneur podcast. Ndiyo ndi Clarisse, your host. Nkuko mubyumva ijwi ryanjye ryagiye maze iminsi ndwaye amaka grippe, ariko karimo gukira. And again today I did not want to record. No kuri singiye kubabeshya ko akunda ubyuka ukumva umeze nabi, ukumva umeze nk'ubyukiye ibumoso, ukumva umeze nk'ufite ikibazo. Like I was like really low energy. Ndi mvuga ngo I'm not gonna do it. Ariko mpita nibuka yuko uko biri kose, regardless of how you feel, ubundi ubuzima burakomeza. Goals zawe ntabwo zihagarara, challenges zawe uba ufite imbere ntabwo zo zihinduka. You have to show up anyway. Niba atari ya gahunda ikujyana kwa muganga ukumva umeze nabi ku buryo udashobora kuvuga, nyine ijwi ryagiye, cyangwa if it's about like energy, kwa kundi bumva kwa kundi ubyuka utazi nawe umeze nk'utazi icyo ushaka, icyo ushaka makabaraga, kuko nanjye ndabona ndahageze. So I celebrate that. Talking about that thing, let's celebrate. Murabizi ko celebrate buri munsi, reka celebrate kumbashije kuhagera. Cheers guys. I did that. You too, nizere ko uri buze kubigenza neza uyu munsi. Hanyuma rero, murabizi ko Sunday hari Mother's Day. Whether you celebrated, rested, cried, survived, it was still your day anyway. So if nobody told you about it, happy Mother's Day. Happy Mother's Day, because you deserve it. Kugenda ukabyara, utwite amezi 9 ukabyara ukarera. Hari umuvugo w'ikinyarwanda kera twize bavuga ngo uri mwiza mama. Abawuzi umva ndabo batuye ababyeyi mwe, kuko ngiye ntago nabivuga neza kurusha, sindi umusizi, ntago nzi icyo nababwira, ariko ko umubyeyi ni ibintu bidasanzwe, n'imbaraga zidasanzwe, n'imbaraga Imana itanga, kuko niyo yatugize ababyeyi nyine, tukanayifasha no kubyara, tukororoka, tukuzuza isi. Yahisemo umugore. So happy Mother's Day. Abandi bafite inshingano zo kubikora bonyine. Here I'm talking about single mothers. Mama, today shout out to you. You're doing an amazing job, and keep it up. All right, so let's get straight to the point of today. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo ntago turi buze gukora ya video ndende, tugiye gukora very short form video. Uyu munsi nzanye aga challenge ndibaza ko kare buze kubanezeza. Please niba wumva ugakunze uze kuza gusharinga na mugenzi wawe, uze kuza gusharinga n'abantu benshi. Ndashaka ko tugakora turi benshi, hanyuma let's get into it. Alright, uyu munsi ngiye kubabwira ngo dusigaje amezi nka 6 imbere kugira ngo umwaka urangire. Dufite goals, dufite vision, dufite ibintu twapanze cyagiye mu kwa mbere dushaka kugeraho. Hari abantu babirimo, hari abantu bageze kuri 80% yabyo bamaze ku picking up. Hari abantu babyibagiwe nta n'ikintu babikozeho, hari n'ababigerageje bagihatana nabyo ariko byanze. So today ndagira ngo dufatemo utuntu nka 3 twese hamwe dufatanyije, kuko ntago nzi goal zawe, ntago uzi zanjye, ariko harimo ibintu byenda gusa ku bantu benshi. Navuze ngo reka mbe choosing dukore akantu bita challenge. Challenge tugiye gukora ni amezi angahe? Ni amezi 6, kugira ngo speeding up, turebe ko hari akantu twakwikorera mu mwaka utaha dufatanyirije hamwe. Okay, inspiration nayikuye rero. Inspiration nayikuye ko
hari abantu reaching out bakambwira bati umumamapreneur business nziza ni iyihe umumamapreneur, ese umuntu akuraho igishoro, umumamapreneur watubwiye, this and that. Ariko ndavuga ikintu cya mbere buriya, iyo urimo kwiga ku cyo uzakora ariko nta gishoro ufite, hari igihe biguca intege, cyangwa se utarimo kubona kazoza k'ahantu ibyo uzatangira uzabikura. Nyine hari umuntu ukuvuga ati njye mbonye amafaranga overnight nahita nkora akantu. So by challenge iravuga ngo let's save the money, reka twige ikintu bita saving. Ube wowe wa mbere investor wawe, winvestisemo, ube ari wowe wa mbere wishakamo kapitale y'ikintu cyose ushaka gukora mu buzima. Tugiye gukora challenge ko kubika amafaranga cyangwa se amadolari buri kwezi. Usanga ngo saving account nta kibazo uyikomeze, ntago nyikubujije, ariko here it's about the 6 months challenge. Iyi challenge nayise 6 months reset, kongera kubisubiramo ukabiresetinga, ariko twihaye goals hano nafashemo 3 gusa duhuje kugira ngo abarizo tuza guheraho. So goal ya mbere rero ni ya saving, kugira ngo twisavingire turebe ikintu twazakora mu kwezi kwa mbere kubutaha dufatanyirije hamwe. I'm so excited, nubwo mubona ntari kuvibinga neza, ariko ndumva ndi so excited for this challenge. Ikintu numva cyatumye cyane kimotiva nuko tugeze muri cya gihe turi very close kwegera ahantu uzacika intege ukavuga ati ibi bintu sinkibashije kubigeraho. Ikindi tugeze muri ya time, tugeze muri summer guys, tugeze hahandi n'utwakoreye twose wabitse muri winter warabuze uturira tugiye gushya. Tunibwo twamimosa tugiye kuba turi gucaracara, nk'ubu champagne bugiye ko za prosecco ziteretse ahantu hose, bwa tequila ahantu hose, abantu bagiye kuba bari kuri beach. Urumva ndavuga abantu baba especially hano muri USA. Summer is something else. When summer is coming, it's our time to spend. Tugiye gusavinga amafaranga angahe? Tugiye gusavinga amadolari 50 buri cyumweru. That means amadolari 200 ku kwezi. Bivuga ngo umwaka utaha, nidutangira mu kwa gatandatu umwaka utaha wabumaze kugira amadolari 1200 ari ku ruhande. So hari akantu ushobora gutangira, nzababwira muri makeya utu business tw'amafaranga make ushobora gutangira. Tuzagenda tubirebera hamwe, tuzakora research hamwe, unarebe nawe ibyo ukunda washobora. Icyo 1200 hari ikintu cyazagufasha. Icya kabiri, ku bantu batateganya gukora business ariko bafite goals zindi zitandukanye, hari umuntu wari waravuze ati nkeneye gukora trip, nkeneye vacances yo kuzajya mu Rwanda gusura ababyeyi, abavandimwe, inshuti, nkeneye trip yo kuzajya Vegas kuhareba, nkeneye ku Christmas vacation, ariko ukaba kashi sofa uvuga uti ibintu ntago birimo kuvamo. So nawe ushobora kubikora ukayabika. Mu kwa mbere uzaba ufite 200 amatike batangiye guhenduka, you can find a ticket, ugatembera. Ushobora kuvuga uti hari ikintu nshaka kwiga, hari kuru nshaka kwiga, hari course nshaka gukora, ariko amafaranga kuyishyura ndi kibazo. From today ushobora kwishakamo icyo 1200 nyine navugaga cy'amadolari, hanyuma umwaka utaha ugatangira ukishyura iyo course. Then we go together, tugatera imbere together. So ako challenge ni wumva wakajoininga, ni karibu. Challenge ya kabiri rero, challenge ya kabiri irareba twese muri rusange icyo ushaka icyo ari cyo cyose kubijyanye n'ubuzima bwawe. Ni healthy habit cyangwa se kwita kuri health, kuko ibyo byose twivugisha, kujya kwiga, kujya gutembera, gukora business, ntago ushobora kubikora udafite ubuzima buzima. So tujye kwinvestisa mu buzima, muri bari, kugira ngo tubashe gukora ibyo bintu byose dushaka gukora. Ndagira ngo dukore challenge ko kongera one healthy habit mu bintu usanzwe ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko kitwa sport together. Donc nitubivugana twe ngo turimo turabikora, like mamapreneur community turimo turakora challenge ko gukora sport turi kumwe twibutsanya. It's gonna be
I think it's gonna be fun, it's gonna be motivation. Kuri njyewe personnel muri accountability partners banje kuko niba mbabwiye ikintu nanjye ndi kugikora bintera imbaraga zo kudakwitinga no kumva ko ari abantu nabwiye ikintu nkafatiraho, so for me nanjye iyo challenge nyirimo, so ndashaka ko dukora na sport byibura iminota 30 mu minsi 3 mu cyumweru. Tuzajya ducekinga naho turebe abantu bumva bashaka kujoininga, nanone dusoza ndaza kubwira ahantu tuzahurira cyangwa se ukuntu tuza kubigenza kugira ngo like we keep each other updated and motivated and empowered. Challenge kanyuma kuko turaza kubara uduchallenge dutatu, naga challenge ko bita positive affirmation cyangwa se positive mindset. Reka tugerageze buri munsi kwitoza kwibwira amagambo ari positive cyangwa se kwitoza mental development cyangwa se personal development, kumva ko ibintu bishoboka ntucike intege mu buzima. Nkuko nguko nari ngiye kurara nta video mbahaye, ariko ndavuga you know what, nubundi urumva I have to still show up anyway. Urumva nobody else is gonna show up. This is my channel, this is my name. Who else is gonna do it? It's me. Urumva, this is my baby, so I have to show up anyway. So for you to try to internalize, ugerageze kwishakamo akabaraga, kwishakamo motivation, kwishakamo positive talk, positive mindset, positive vibes. Hahandi uba wumva like very low, ugerageze ubyishake muri aya mezi 6 dusigaje y'umwaka, ni naho uzajya wibwira uti I still have to do it, biracyashoboka, biracyakunda, let's go. And then twese dufatanirije hamwe, I think we can do it. So challenges twazikora. Niba wumva urimo wumva rwose uri tayari, ndagusabye ngo uze kunyandikira kuri Instagram. Also you can put it in a comment. Ndaza creating a group yo kugira ngo tuzabikore, abantu bazaba bose ba reaching out. Yeah, very soon, like video next week nzakora, nzaba ndi kubasobanurira detail namaze kumenya n'abantu bashaka kwinjira muri challenge. Ku bantu rero bari mu Rwanda nakomeje nkoresha amadolari. Ku bantu bari mu Rwanda reka natwe tuyabike mu manyarwanda, nta kibazo pe, we don't have to have dollars. Niba wabishobora kuba wabika 50 buri cyumweru, ukwezi ukabona 200, that would be great. Ariko kubera ko nzi yuko ngira ngo idolari riri hejuru cyane par rapport yo mu Rwanda, ikindi ntago nzi ukuntu ku isoko bihagaze, muraza kumbabarira. Ntago nakoze research ihagije ngo menye data n'ukuntu ndi buze kubigenza, ariko ayo wumva washobora kubika utagiye munsi y'25 by'amanyarwanda uyabike. Tuvuga ngo 50 nibyo numva nabasaba kugira ngo namwe muzabe mufite byibura 1,200,000, ariko bikwangiye ntuzajye munsi y'25 kugira ngo joining the challenge. So guys, reka muri expenditures kwa turi guteganya ugerageze wishakemo makeya uyashyire ku ruhande. Niba wari gusohoka 3 mu cyumweru usohoke rimwe, niba wari gusohoka 2 mu kwezi ujyeyo rimwe, niba like gerageza uhaga challenge. This is a challenge guys. Nukuvuga ngo challenge no gukora ikintu kigoye kitakoroheye gukora ariko ukagikora anyway, and you still do it anyway. So let's do it together. Reka iyi sama izaturyohere, reka tu vibing mu myenda dusanganywe tutari kujya gushopinga, reka to celebrating tuba so creative, tudaspendinga cyane, ukoresha ibyo usanganywe. Most likely abantu benshi tuba dufite ibintu mu rugo ariko ukavuga ati cyangwa se utibuka naho wabishyize. So let's do the challenge this summer. Abantu bakunda
gusohoka tujye ku ma free park, free ku ma beach ari free. Let's have fun mu buryo buri cheap, you know. And also abadamu ndabashishikariza kugira akandi kantu wigomwa ahantu tuza kugenda dukura amafaranga ni henshi. Imisatsi uyikore gake cyangwa ukubitemo ibiwigi nk'ibi byanjye nabirenze urumva. Inzara zirahenda, niba wumva wazigomwa uzireke. Lipstick zishira zitinze rwose, iyo ufite ishobora kuza kugeza muri December. Actually, this is Mother's Day lipstick. This is new. So I'm vibing ready this summer. Get ready. All right, guys. So ndumva ara ako kantu numva kari kanzanye kuvuga uyu munsi. Let's do this together. Ahasigaye, see you on Thursday. Mbafitiye kandi gashya mumaze kumenyera ko byibura mu cyumweru tugira umutumirwa umwe. So stay tuned and munsengere ijwi rizabe rimeze neza, mfite courage again. Kuba mama, happy Mother's Week. Ndeke gukomeza kuvuga Mother's Day. Abandi mwese aho muri turi kumwe nakagaruka. See you on Thursday. Bye bye. I love you all. Mwah, mwah, mwah.